umutima wanjye nshimishijwe na byinshi umurera ineza yawe itagira uko ingana nibyo ndabigushimiye wishize mu maboko ubuzima bwanjye bugenge imigambi yanjye iburizemo iyawe isohore Yesu mwami wanjye uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka mfite byinshi navuga Yesu wankoreye buri wese azi ibyo wagiye umukorera watwujuje amashimwe n'ubu iminwa yacu iravuga ineza yawe dukoreshe nebero n'inanga turirimbe izina ryawe koko ni rukundo urukundo rwawe rurahebuje uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka turavuga Yesu wababajwe ku bwacu kandi turavuga Yesu wapfuye ku bwacu akajya mu gituro mu minsi itatu akazuka uwo niwe turimo tuvuga reka tubivuge n'umunyabigwi Yesu nashimwe iteka uri umunyabigwi Yesu tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhe ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhe ibisigo bigusingiza
Yesu ni mwiza, ukugira nibwo butunzi bukomeye, ugushikamishije umutima azagira amahoro y'iteka. Reka tuwe kaza nshuti bakunzi kandi bakundwa basango hose TV mu yereho hose amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'uburengera bwaryo mwese mugumye mugire ibihe byiza. Ndibagarizi Olivier, ikiganiro ni Isango Church Service. Naje rero ndi kumwe na korali imeze neza, ubwo mwese ndabasuje aho mu yereho hose mugumye mugire ibihe byiza. Ndabizi icyo mushaka n'indirimbo nziza kandi zimeze neza ziryoshye zijyanye n'igihe, nkuko nayo babwiye nasimbukiye mu Kinigi, hanyuma dukorayo korali imeze neza yitwa New City Choir. New City Choir ngira ngo bamaze kugera hano, tupasangwa kuri tekinike tuba twereka, hanyuma tubaganirize batwinjize mu gitaramo twumve byinshi batuzaniye. New City mwaramutse mute? Shima. Ndagira ngo rero wowe Fikiri Jade natubwira niki gihari, niki muri gutegura, niki kibazanye i Kigali, umwanya no wawe. Murakoze cyane, mbanze nsuze abantu bose bakurikiye Isango Star TV aho baherereye bose, ndabasuje mbifuriza amahoro y'Imana. Rero korali New City guturuka mu Kinigi nta kindi kituzanye usibye kwiyereka abanyakigali batatuzi ndetse n'abandi baherereye hirya no hino mu gihugu cyangwa se no hirya no hino ku isi. Icyo New City ibazaniye ni igitaramo gishyushye cyane kandi cy'imbatura mugabo, turi guteganya tariki 30 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka turimo. Icyo gitaramo kizabera hehe? Ni igitaramo kizabera by Leng Church Remera, aho tuzaba turi kumwe n'amakorali akunzwe cyane muri iki gihugu. Ntabwo umuyobozi turi butinde, icyo gitaramo kigendereye iki? Bibwira abanyarwanda. Ni igitaramo intego yacyo ni ukubaka inzu y'Imana. Aho dusengera ni ku itorero rya Ruhanga, aho bavuga intara y'ivugabutumwa n'ubundi ya Ruhanga. Ni ukuvuga ngo iki gitaramo nka korali New City yagiteguye kugira ngo twubake cyangwa se turimbishe inzu y'Imana. Ni igitaramo gifite umushinga waguye tugiye gutangiza kuri iyo tariki, ariko kikazajya gikurikirwa n'ibindi bitaramo bitandukanye, kubera ko projet dufite mu Ruhanga ni projet yo kubaka urusengero rujyanye n'igihe. Bityo rero ni muri urwo rwego twifuje gutangirira iki gitaramo mu mujyi wa Kigali, hahandi tuzi neza ko hari abantu benshi bavuga ko badukunda. Rero New City ni muri urwo rwego tuje tubazaniye ibyiza, ariko nanone tugira ngo badufashe kubaka ubwiza bw'iwacu. Fikiri Jade, ntabwo turi butinde, ahubwo ibihangano bya New City biboneka hehe? Ibihangano bya New City biboneka kuri channel yacu yitwa New City Family SDA Ruhanga. Ugiye aho hantu kuri iyo channel wahabona indirimbo nyinshi zitandukanye, ukahabona ubutumwa butandukanye butari n'indirimbo, kubera ko hari ibiganiro byinshi bihumuriza cyangwa se bimenyekanisha ibyiza bya New City. New City Choir rero niki wabwira amakorali yagiye abatumira n'amatorero mukitabira? Ntekereza ko mu Rwanda hose mwahazengurutse no muracyagenda, kuri uwo munsi murasaba iki amatorero n'amakorali mwagiye mushyigikira namwe? Reka mbasabe aho baherereye bose, baba abadutumiye, abateganya kudutumira, ndetse n'abagiye kutumenya aka kanya, aho baherereye bose, reka mbabwire ko korali New City ibazaniye ibyiza kandi babikiye ibyiza, agaseke kayo gapfundikiye ibyiza gusa. Reka none mbabwire ngo kwa kundi mwatwifuje, natwe iki nicyo gihe cyo kubakenera. Turabifuza kugira ngo mudutere ingabo mu bitugu, mudusigasire, tuzamurane, kugira ngo Ruhanga yacu igire ubwiza buboneye kandi bunejeje Imana. Muyobozi, nimero ya telefone umuntu abonaho korali New City ni iyi? Nimero de telefone babonaho korali New City ni 0788 76 64 54. Ndasubiramo 0788 76 64 54, cyangwa se 0785 01 77 94. Izo nimero zose ziri muri mobile money?
nimero zose ziri muri mobile money kandi umuntu wese rwose aho aherereye haba mu Rwanda haba mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mu mpande enye z'isi aho baherereye mu migabane yose reka mbabwire ngo ni muze dufatanye dufatanye gukora umurimo w'Imana binyuze mu bihangano New City bafitiye ariko binanyuze mu gukorera Imana rwose ndabasabye uwo ari we wese uzumva iyi message cyangwa se urimo kuyumva muri aka kanya insanganyamatsiko ya namuha ya New City iravuga ngo Let It Shine Powerful Concert. Subiramo. Let It Shine Powerful Concert. No kuvuga ngo iyi niyo nsanganyamatsiko dufite tariki 30 z'ukwezi kwa munani. Akaba ari insanganyamatsiko tugenekereje ishaka kuvuga ni rabagirana mu mbaraga zawe cyangwa se ni igitaramo murikishiriza isi umucyo ni muri iyo sansi mbese icyo twashakaga kuvuga yego ni ibintu nk'ibyo icyo dushaka kuvuga ni nko kuvuga ngo ruhanga yacu irabagirana yego iyo ni korali New City guturuka hariya rwose Ruhanga mu Kinigi. Murakoze vuza amatorero navuga menshi reka mvuge mu ntara nibwo byanyorohera. Yegereze mikoro. Intara ya mbere bona heraho ntumira ni intara ya Kinigi, Nyarugina, Kigombe, Bukamba, Nkumba, Ruhondo. Bakwibutse rwose. Mugari, Guzuri, Rwankeri, Guri n'abandi bo hirya no hino badukikije bose ndabatumiye ari Rubavu mu Gakenke bose ntibazacika tubahishiye ibyiza byinshi. Murakoze. Hanyuma ariko kandi ndagira ngo hari andi matorero ngira ngo mu Kinigi ha amatorero menshi atandukanye. Fikira ya matorero yatujyane mu nziko ari menshi rwose ageze nko ku 8 cyangwa 10. Nibyo murakoze. Twagiye ku itorero rya Ruhanga hari itorero dusengana naryo ryitwa Gapfuro. Abo ni inshuti zacu zikomeye cyane kandi harimo abo twaze tuvugana bambwira ko igitaramo cyacu bakiteze. Twagiye hirya hari cya Birumba abo ngabo barahari hari Gihora Musanze Kabwende Karandaryi Kanyamiheto Ruginga Nyabitsinde Kagano Ninda Rwankuba hakaza Gasiza hakaza Kiroba Nyabitare hakaza itorero ryitwa Bwuzuri Kigombe Cyuve mbese amatorero ni menshi cyane kandi nanone nubwo watujyanye mu majyaruguru nukuvuga ngo korali New City ntabwo tukivuga cyane aho ngaho kuko baratumenyereye cyane ahubwo ngiye ndifuza Kigali ni muze niba koko mwifuza gukorera Imana New City yaje kugira ngo dusangire ibyiza ntumiye Nyamirambo Muhima nkajya Remera Kacyiru Gikondo yego Kimisagara hakaza za Gasyata Kicukiro ndetse nanone na Pasi ntabwo ndi buyibagirwe na Kanombe ni henshi za Rwamagana za Nyagatare zose bazitabira Kayonza za Nyakaramba ho hose hari abantu bagenda badukurikiye ndifuza nanone ko mu burengerazuba tubonayo zo za Galileya ni menshi cyane ahubwo icyo nashaka kuvuga no kuvuga ngo abantu bose ndifuza ko muri Kigali tariki 30 New City izabiri kumwe nabo ahubwo tuzagira ikibazo cyo kubura aho twicaza abantu kandi kubwo kwihangana ko bazabane natwe bahagaze twishimana. Urakoze cyane ibindi tuza kugenda tubigarukaho gatoya ariko ndagira ngo mbere ko twinjira mu gitaramo cy'indirimbo esheshatu ziryoshye ndagira ngo ubanze utubwire kuri liste y'agateganyo amakora agomba kuba ari kumwe namwe kuri uwo munsi. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Reka mpere kuri Adonai Apasi korali ikunzwe cyane muri uyu mujyi wa Kigali ndabizi neza ko izaba ihari. Nanone turagenda mu Bugesera
hazaba hari korali yitwa abanyamugisha, yego korali y'inshuti zacu, korali dukunda kandi korali ikunzwe n'abandi usibye twebwe. Hakaza korali abahamya ba Yesu yo ku Muhima, ni korali navuga ngo hagati yacu nabo hagati gakubiranyije, ni korali dukunda kandi nabo barabizi ndetse nabo baradukunda. Iyo korali tuzaba turi kumwe nanone kuri iryo torero, tuzaba turi kumwe na korali yaho yitwa ababwiriza butumwa. Ni inshuti zacu abo bose mvuga, ubumva yumve ko hagati yacu nabo ni umubano udasanzwe. Nanone tuzaba turi kumwe na korali The Guardians yahari Masaka. Abo ngabo nabo rwose mu buryo buri confirmed tuzaba turi kumwe. Rero umuntu uzabura ibyishimo tariki 30 ntazaba hombye rwose. Hanyuma rero ni UCT mu ndirimbo ziryoshye zimeze neza esheshatu tugiye kuzimanura. Ambwira abantu ngo mwegere televiziyo zanyu, abadukurikira mu bihugu bigiye bitandukanye mudukurikira kuri Canal Plus chaîne 386, ubwo ndavuga muri Gabon, Mali, yewe na Congo birumvikana. Abadukurikira kuri Star Time bari hano mu gice cya Congo, hani Goma, mugumya mugira ibihe byiza. Abadukurikira kandi muri za Côte d'Ivoire mugira ibihe byiza, ari za Zimbabwe, muri USA, mu Bubiligi, mwese turi kumwe nawe kugira ngo tuye tubaha ibyiza bitandukanye kandi bimeze neza. Reka UCT batwinjize mu ndirimbo esheshatu zimeze neza. Abo basore nizere ko mwamaze kuzipanga kandi zigiye kuryohera abanyarwanda. Indirimbo esheshatu zimeze neza, niyo mwamaze kuzipanga, namwe mutambuke mwegera abandi rwose kwinjira mu gitaramo kimeze neza. Mbabwira ko tugiye kuryoherwa n'indirimbo eshatu za UCT, hanyuma tukazakugaruka nyuma yazo. Hanyuma rero pasabone kuri technique uri gukurikirana ibiri kugenda bibera hano muri kino cyumba, ngira ngo nigema muri ko ibi bintu biba byanyuze mu maboko y'abantu benshi batandukanye, benshi bari ku minara, bari hirya no hino, baba badahumeka bavuga bati ibintu nibagire bimeze neza kandi biryoshye. Reka rero twinjire mu gitaramo muri UCT, indirimbo eshatu, umwanya n'uwanyu. Now
amajwarenga asakara ikirere ahimbaza uwera uwera wa Isirayeli uwera warenze ubugingo bwacu ahimbazwe uko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera urera urakomeye akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uruwo gushima kandi iteka ryose n'abari mwese mwe muvuze impundu amajwarenga asakara ikirere ahimbaza uwera uwera wa Isirayeli uwera warenze ubugingo bwacu ahimbazwe uko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera urera urakomeye uko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera urera urakomeye. Ibutsa ya magambo utazigera usiga sinshaka kuganirira nze mu bari wawe unganirira Uwiteka urugamba rwanjye iteka urarutsinda ufite ibibazo bibaye si ibitugu wikoreze Uwiteka imitwaro yanjye uyu munsi wowe sigaho kwiganirira umanika amaboko maze kureba ibyawe byose Imana irabigira bishaza no sigaho kwirwanirira abirwaniye ntibarenze umutano mwebwe ufite ibibazo bibaye si ibitugu wikoreze Uwiteka imitwaro yanjye uyu munsi wowe sigaho kwiganirira umanika amaboko maze kureba ibyawe byose Imana irabigira bishaza no sigaho kwirwanirira abirwaniye ntibarenze umutano ese ni iki kiguteye guhagarika umutima kandi dufite Imana itica amasezerano niyo yavuze iti nabaza ndagutabara wereka ibikomeye utarabona ishingikirizeho nawe ayikoreye wigeze korwa n'isoni ese ni iki kiguteye guhagarika umutima kandi dufite Imana itica amasezerano niyo yavuze iti nabaza ndagutabara wereka ibikomeye utarabona ishingikirizeho nawe ayikoreye wigeze korwa n'isoni iyo twemereye Yesu aba umugenga ubuzima bwacu ubuzima buba bushya kwikanyiza ndetse n'umutima wa kamere bikabihunga kuko ntabwo byaturana n'Uwiteka bikoreze Uwiteka urugendo rwawe wikwiganirira sigaho bimuharire ibibazo bibaye si ibitugu bikoreze Uwiteka imitwaro yanjye uyu munsi wowe sigaho kwirwanirira umanika amaboko maze kureba ibyawe byose Imana irabigira bishaza no sigaho kwirwanirira abirwaniriye ntibarenze umutano mwebwe
abafite ibibazo bibasi ibitugu bikoreze uwiteka imitwaro yanyu y'umunsi wowe sigaho kwiganirira umanika amaboko maze kureba ibyawe byose manira bigira bishamsa no sigaho kwirwanirira abirwaniriye ntibarenze yibutsa aya magambo utazigera usiga sinshaka kwiganirira bisema ko ari wowe urwanirira Uwiteka urugamba urwanye iteka urarutsinda ni wowe ugamba ni wowe duhungiye muri wowe hari amahoro amahoro y'iteka ati abarushye n'abaremerewe impuza niyo mitwaro ibahetse ibitugu yacecekesheje amagambo y'uwitwa penina anayongera gusiga ni wowe ugangura ni wowe duhungiye muri wowe hari amahoro amahoro y'iteka ati abarushye n'abaremerewe impuza niyo mitwaro ibahetse ibitugu yacecekesheje amagambo y'uwitwa penina anayongera gusiga yacecekesheje amagambo y'uwitwa penina anayongera gusiga impamvu ufite ibibazo bibahetse ibitugu bikoreze uwiteka imitwaro yanyu wowe sigaho kwirwanirira umanika amaboko maze urebe ibyawe byose manira bigira bishaza no sigaho kwirwanirira abirwaniriye ntibarenze impamvu ufite ibibazo bibahetse ibitugu bikoreze uwiteka imitwaro yanyu wowe sigaho kwirwanirira umanika
ijuru ntibizagira iherezo mbega umunezero tuzagira uwo munsi mwami nanjye mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira turirimba indirimbo z'urudaca indirimbo zo kunesha mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira ndawukumbuye uwo munsi uhebuje iyindi yose twageze hano mu isi tuzagira ibirori biruta ibyo mu isi y'umwijima kandi bijya bidushimisha ariko ibyo mu ijuru ntibizagira iherezo mbega umunezero tuzagira uwo munsi mwami nanjye mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira turirimba indirimbo z'urudaca indirimbo zo kunesha mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira ijuru nibwira kandi ntituzatandukana kuko muri iyi si turatandukana tukababara ijuru aho tuzahorana iteka turirimba indirimbo z'abera dusingiza umukiza yuko yadukijije iyi si iyo mbitekereje nibaza mbaye iby'isi byago byo kutazagerayo mbega agahinda twese turasaba ngo utunganye inzira zacu tuzabane nawe muri icyo gitaramo cyiza ndawukumbuye uwo munsi uhebuje iyindi yose twagize hano mu isi tuzagira ibirori biruta ibyo mu isi y'umwijima kandi bijya bidushimisha ariko ibyo mu ijuru ntibizagira iherezo mbega umunezero tuzagira uwo munsi mwami nanjye mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira turirimba indirimbo z'urudaca indirimbo zo kunesha mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira ndawukumbuye uwo munsi uhebuje iyindi yose twagize hano mu isi tuzagira ibirori biruta ibyo mu isi y'umwijima kandi bijya bidushimisha ariko ibyo mu ijuru ntibizagira iherezo mbega umunezero tuzagira uwo munsi kandi nanjye mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira turirimba indirimbo z'urudaca indirimbo zo kunesha mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira turirimba indirimbo z'urudaca indirimbo zo kunesha mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira turirimba indirimbo z'urudaca indirimbo zo kunesha mfasha nzabe muri icyo gitaramo kitazashira tuzaba dusezeye imiruho n'imiborogo byo muri isi mbega umunezero utazashira aho heza nahakumbuye aho mu ijuru tuzabana na Yesu ntituzongera gutandukana ukundi oya oya tuzahora
byari bigoye ntituziyumvisha uko tugeze mu bwami bw'amajuru gusa n'amaraso ya Yesu byose yabikoze haleluya Yesu singizwa ntuzabureyo nanjye sinzabureyo tuzahurire mw'ijuru aho heza nahakumbuye aho mw'ijuru tuzabana na Yesu ntituzongera gutandukana ukundi oya oya tuzahora turirimba indirimbo z'umunezero mbega ngo turahurirayo tukamwenyura tuzibukiranye uko mw'isi byari bigoye ntituziyumvisha uko tugeze mu bwami bw'amajuru gusa n'amaraso ya Yesu byose yabikoze haleluya Yesu singizwa ntuzabureyo nanjye sinzabureyo tuzahurire mw'ijuru dusangiza amakuru yuko bisanze mw'isi uko bakoze cyane uko bacunguwe tuzagira n'ibiganiro byinshi kandi bisingiza Yesu umucunguzi wabaye igitambo cyacu twese tuzaterura tuti Yesu ni wowe wabikoze byose iyo utaba ntitwari kugera mw'ijuru n'amaboko yawe Yesu we warakoze kutwitangira dukora igitaramo cy'igishimo aho heza ndahakumbuye aho mw'ijuru tuzabana na Yesu ntituzongera gutandukana ukundi oya oya tuzahora turirimba indirimbo z'umunezero mbega ngo turahurirayo tukamwenyura tuzibukiranye uko mw'isi byari bigoye ntituziyumvisha uko tugeze mu bwami bw'amajuru gusa n'amaraso ya Yesu byose yabikoze haleluya Yesu singizwa ntuzabureyo nanjye sinzabureyo tuzahurire mw'ijuru tukiri muri isi dukumbuye mw'ijuru aho tuzaruhuka Yesu yagiye kudutegurira amazu menshi kugira ngo tuzabeyo igihe kibaye kinini dukumbuye iwacu mu bwami bwo mw'ijuru ngo tunezerwe iteka abamarayika baradutegereje n'ukuri ngo dusangire ibyiza nitegure nanjye nitegure tuzabe mubazataha urwo rurembo aho heza nakumbuye aho mw'ijuru tuzabana na Yesu ntituzongera gutandukana ukundi oya oya tuzahora turirimba indirimbo z'umunezero mbega ngo turahurirayo tukamwenyura tuzibukiranye uko mw'isi byari bigoye ntituziyumvisha uko tugeze mu bwami bw'amajuru gusa n'amaraso ya Yesu byose yabikoze haleluya Yesu singizwa ntuzabureyo nanjye sinzabureyo tuzahurire mw'ijuru
twibukiranye uko mw'isi byari bigoye ntituziyumvishe uko tugeze mu bwami bwo mu ijuru gusa n'amaraso ya Yesu byose yabikoze haleluya Yesu singizwa tuzabureyo ndageze nzabureyo tuzahurire mu ijuru tuzabureyo ndageze nzabureyo tuzahurire mu ijuru tuzabureyo ndageze nzabureyo tuzahurire mu ijuru. Uwayavuye mw'ijuru atumene inama y'agakiza ku kibazo cyo gucungura Adamu mu bamarayika habuze umwe gusa wo gukiza wa munyabyaha wari wacumuye maze Yesu ababazwa nuko umuntu agiye kurimbuka ati nzamucungura aramanuka avukira mu muntu wacumuye nyamara wari uwera hinduka umunyabyaha bwanjye nawe nshuti mbega birababaje inzira y'umusaraba itangira ubwo akiri uruhinja arageragezwa akura umwanzi amwibasira ariko akomeza gukura ashimwa n'Imana n'abantu maze igihe kiragera Yesu aragambanirwa ubwo inzira yo gukiza umuntu yaririmbanije igihe gikwiriye gisohoye Yesu aramanikwa ku musaraba maze ku isaha gasake nigeze aratanga aruhukira mu gituro Satani arishima azi ko birangiye azi ko turashwe umworera urupfu rw'iteka hanyuma kuwamerewe iminsi irindwi Yesu azukana umutware ntiyaheze mu gituro yazukanye kunesha turarokoka yarazutse turirimbe nsinzi urupfu ntacyo rukidutwaye oya ntibitutsi rega ngo Satani aramwara abonye igitare kibirindutse gisazamukanye imfunguzo z'ikuzimu intego y'ijuru yagezweho twishime nitwe twacunguwe n'amaraso ya Yesu ntabwo tugipfuye tukiri bazima tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutegeye tugakira yarazutse turirimbe nsinzi urupfu ntacyo rukidutwaye oya ntibitutsi rega ngo Satani aramwara abonye igitare kibirindutse gisazamukanye imfunguzo z'ikuzimu intego y'ijuru yagezweho twishime nitwe twacunguwe n'amaraso ya Yesu ntabwo tugipfuye tukiri bazima tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutegeye tugakira. Umwanzi ntabwo yanyuzwe yakomeje gukuza ikinyoma abwira ko isi ibihuha ko Yesu yibwe n'abigishwa be ariko
ibyo ni byo byiringiro by'abizera yesu by'ukuri. Yesu wacu yarazutse turirimbe, ijoro ryaranesheje, igituro kiraragaye kiri mu busa. Yesu uri muzima, yarazutse turirimbe intsinzi, urupfu ntacyo rukidutwaye, oya n'ibitotsi. Mbega ngo Satani aramwara abonye igitare kibirindutse, ese azamukanye imfunguzo z'ikuzimu. Intego y'ijuru yagezweho twishime, nitwe twacunguwe n'amaraso ya Yesu, ntabwo tugipfuye tukiri bazima, tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutangiye tugakira. Yarazutse turirimbe intsinzi, urupfu ntacyo rukidutwaye, oya n'ibitotsi. Mbega ngo Satani aramwara abonye igitare kibirindutse, ese azamukanye imfunguzo z'ikuzimu. Intego y'ijuru yagezweho twishime, nitwe twacunguwe n'amaraso ya Yesu, ntabwo tugipfuye tukiri bazima, tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutangiye tugakira. Tukiri bazima, tubereyeho guhora dushimira icyo gitambo Yesu yadutangiye tugakira. wiki yazutse turirimbe intsinzi.
nziza ugatanga umusaruro mbese umutima wawe ugereranya n'ubuhe butaka ubutaka bwiza bwera imbuto nziza ugatanga umusaruro mbese umutima wawe ugereranya n'ubuhe butaka ubutaka bwiza bwera imbuto nziza ugatanga umusaruro mateka y'isi aho ibyanuwe birimo gusohora tubirebesha amaso n'icyo utarabona mbese n'iki utegereje kubona kitarasohora umura amaso umurimo n'izacu zibashe kubona aho igihe kigeze twitegura umukwe Yesu ari bugufi twambara intwaro z'Imana zose kugira ngo tubashe guhangana n'umubisha w'urugamba Yesu ni umugabo wacu tuzanesha umura amaso umurimo n'izacu zibashe kubona aho igihe kigeze twitegura umukwe Yesu ari bugufi twambara intwaro z'Imana zose kugira ngo tubashe guhangana n'umubisha w'urugamba Yesu ni umugabo wacu tuzanesha iraguye Babuloni muyisogemo mudasangire ibyago byayo n'umujinya w'Imana nimwitegure mwiboneze kandi mwiyambike imyambaro yera Yesu araburira buri wese none kugira ngo umujinya ugiye gutera ku isi kubanze kumvira amategeko y'Imana nimuze tuvuge dore umucyo zarabagirana isanzure nitangaze ubwiza bwa Yesu bubonetse ku bicu agarutse gutwara intore ze nanjye ndifuza kuzabamo mbega indirimbo zaririmba tuzamuka mu bwami bw'ijuru mbega amagondera azavuzwa uwo munsi igitaramo kizaba mw'ijuru cyomuze twiboneze Yesu atazadusiga tuzazamuka n'ikirere turirimba indirimbo yo kunesha batubanjirije batwakire ubwami bwo mw'ijuru haleluya mbe turitaye
dutahiye vuba nimuze twiboneze turakumbuye dukumbuye mu ijuru aheza tuzabonana n'abacu twabuze tubwirana amakuru y'uko twari tumerewe gusi hazaba igitaramo cyiza nshuti murararitswe tuzabane n'ijuru cyo muze twiboneze Yesu atazadusiga tuzazamukana ikirere turirimba indirimbo yo kunesha batubakirije batwakire ubwami bwo mu ijuru haleluya mbe turitahiye vuba nimuze twiboneze turakumbuye dukumbuye mu ijuru aheza tuzabonana n'abacu twabuze tubwirana amakuru y'uko twari tumerewe mw'isi hazaba igitaramo cyiza nshuti murararitswe tuzabane n'ijuru umutima wanjye nshimishijwe na byinshi umurera ineza yawe itagira uko ingana nibyo ndabigushimiye umwami we wishyize mu maboko ubuzima bwanjye bugenge imigambi yanjye iburizemo iyawe isohore Yesu mwami wanjye uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhimba ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhimba ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka mfite byinshi navuga Yesu wankoreye buri wese azi ibyo wagiye umukorera watwujuje amashimwe n'ubu iminwa yacu iravuga ineza yawe dukoreshe nebero n'inanga turirimbe izina ryawe kuko ni rukundo urukundo rwawe rurahebuje uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhimba ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka uri umunyabigwi Yesu reka tubivuge hose tubivuge mu ndirimbo duhimba ibisigo bigusingiza Yesu uri mwiza kukugira nibwo butunzi bukomeye
ugushikamishije umutima azagira amahoro iteka. Turavuga Yesu wababajwe ku bwacu, kandi turavuga Yesu wapfuye ku bwacu, akajya mu gituro mu minsi 3 akazuka. Uwo niwe turimo tuvuga. Reka tubivuge, n'umunyabigwi Yesu nashimwe iteka. Uri umunyabigwi Yesu, tubivuge hose, tubivuge mu ndirimbo duhimba ibisigo bigusingiza. Yesu uri mwiza, kukugira nibwo butunzi bukomeye. Ugushikamishije umutima azagira amahoro y'iteka. Uri umunyabigwi Yesu, tubivuge hose, tubivuge mu ndirimbo duhimba ibisigo bigusingiza. Yesu uri mwiza, ukugira nibwo butunzi bukomeye. Ugushikamishije umutima azagira amahoro y'iteka. Uri umunyabigwi Yesu, tubivuge hose, tubivuge mu ndirimbo duhimba ibisigo bigusingiza. Yesu uri mwiza, ukugira nibwo butunzi bukomeye. Ugushikamishije umutima azagira amahoro y'iteka. aha bati ugushikamishije umutima azagira amahoro y'iteka. Umurimo muramukunda ari kuturimbira neza. Narababwiye ngo korali zimeze neza kandi zirimba neza, nazo tugomba kubazanira kugira ngo murusheho kugira ibihe byiza. Ngira ngo rero mu gihe bari kutegurira indirimbo 3 ziryoshye zisoza, 3 zisoza, ndagira ngo tugaruke ku mbuga nkoranyambaga korali New City ikoresha. Bikiriza ko atari YouTube gusa, bashaka kuba bafite na Facebook page, bafite Instagram page. Yaho nabyo tubigarukeho. Ninde uraza kugenda bitubwira? Secretary wabigarukaho. Yego, watubwira imbuga mukoresha. Koresha Facebook, Aha. Instagram, Egegeze mikrofone. TikTok, Facebook, Instagram, na YouTube. Aho ngaho umuntu agenda basangaho hose. Yego. Umuntu yandikamo ngo iki? Yandikamo New City Choir gusa? New City Family Choir. Aha. Niyo wandikamo gusa. Hanyuma ndagira ngo two gutinda duherera ku ruhande. Muri kiriya gitaramo buri muntu avuga umuntu umwe yifuza ko atazakiburamo. Uravuga amazina yawe n'ijwi ririmba. Dukoresha mikoro ya Sanfire kugira bize kuryoha neza. Fikina dutize duherera ku ruhande. Yego. Noneho urajya utubwira amazina yawe, ijwi ririmba n'umuntu ngutumiye mu gitaramo. Murakoze. Yegereze mikoro rwose neza cyane, uvuge cyane. Yego. Murakoze. Yego. Amazina yanjye nitwa Manirakiza Rachel. Aha. Umuntu nifuza ko atazabura muri iki gitaramo. Aha. Ni Habimana Celestin ukora kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Urakoze cyane. Twagiye. Murakoze. Amazina ni Gaju Gerardine. Jewe umuntu umwe sinamubona kuko nkunda benshi. Nemeye famille yanjye n'inshuti zanjye zose. Nta kibazo rwose. Murakoze. Yego. Amazina ni Mukeshimana Claudine. Yego. Abandirimba ijwi rya soprano. Yero na secretary wa korali. Ni secretary. Abantu nifuza ko bazaza mu gitaramo cyacu n'abantu bose badukurikiye ku Isango TV. Bose ndabatumiye. Kandi tuzishimira kubana nabo. Murakoze cyane. Murakoze. Yegereze mikoro uvuge cyane rwose. Murakoze. Twa dusenga Imana Odette. Yego Odette. Abantu nifuza ko bazaza mu gitaramo cyacu. Umuryango wanjye. By'umwihariko
abanyeshuri twigana abanyeshuri dusengana ndabararitse cyane abatuye i Kigali ndabizi ko baba bahari babyumve ndabatumiye n'abari mu ntara bazazerega nta kintu bizabitwaye. murakoze nitwa Tuyikunde Grace yego ndirimba ijwi rya soprano ukuri inshuti zacu zose zizaze turabatumiye. urakoze cyane. twagiye hano rwose tumira abantu rwose bazaza. murakoze cyane. amazina nitwa Shema Pride. yego biragoye kubona umuntu umwe nahitamo ariko ndatumira inshuti zanjye zikubiye mu ba software engineer bose ahantu bari ubwo narabavugishije bariyimba ndabatumiye. twagiye. murakoze. amazina ni Cedric ndirimba tenor. njye ntumiye inshuti zanjye zose ariko by'umwihariko bari inshuti yanjye n'ubiri kudukurikirana yitwa Sezerano Abeli asengera muri ADPR. ego ndagutumiye ntuzabure. wongeraho n'umukobwa umwe ariko ntacyo bitwaye. ariyiza ari hose. twagiye. murakoze cyane. nitwa Genga byose Ernest. aba ndirimba ijwi rya teno. ntumiye by'umwihariko intara ya Bukamba, intara ya Nkumba ndetse no mu burengerazuba. ndabizi ko by'umwihariko hari Karongi. yego bose bazaze. inshuti zanjye abavandimwe mwese muratumiwe. twakomeje. murakoze cyane. nitwa Joshua ndirimba tenari. yego ntumiye abanyarwanda bose muri rusange inshuti zanjye n'abavandimwe ariko by'umwihariko na groupe y'inshuti zanjye zose zihuriye ku rubuga rwitwa Inkongi. buri muntu wese uri hariya ndamutumiye naza bakongere rwose. twakomeje. murakoze. yego amazina nitwa Nibishaka Emmanuel. yego nkaba ndirimba ijwi rya bass. nkaba ntumiye abakunzi ba New City aho baherereye hose mu Rwanda, muri Afrika no ku isi hose bazabe bari muri kiriya gitaramo ntibazakiburemo. by'umwihariko rero nkaba ntumiye n'umuryango wanjye na sheri wanjye madame. umupepere ariko umupepere rwose ndamupepeye. urakoze cyane. perezida araza kutuvuganya Amerika tubaye abandi batubwira uko bimeze. yego nitwa yegereze mikoro rwose ishyire ku munwa tukumva. nitwa Chantal Uwase. yego Chantal. njyewe ntumiye itorero rya Ruhanga ryose. ntumiye itorero rya Gihora ryose. akarusho uwo bita Munyemana ndabizi ko bari no kudukurikirana. azaze. ariko by'umwihariko uwo turarana ku buriri sheri wanjye azaba hari kuririmba ndi kumureba imbere yanjye. mupepera ariko nta kintu bitwaye. ahantu yicaye sabwira abantu ati ninjye washatse. twagiye. murakoze. yego nanjye kuvuga umuntu umwe byangora natumira inshuti zanjye bamwe namaze kubabwira ndetse na famiye yanjye muri rusange. urakoze cyane. murakoze. yego nitwa Nyiranshuti Julienne. yego ndirimba soprano. tumiye famiye yanjye ari hose. yego abantu bo kwivuko Ruginga yose ndayitumiye. yego tumiye by'umwihariko itsinda ridukurikira riri mu Buhinde. muzabe muhari. bazabe bahari. murakoze. gira ngo rero mwagumye kubyumva ariko hari n'abantu babaherekeje nabo ni batambuke rwose. mwo kugenda nta kintu muvuze namwe tugira ikintu tuba twebwe mu Isango Star dutanga umudendezo abantu bose batugendereye bagataha abantu babwira bati twabonye ko muhari. mutambuke rwose mutubwire. fata mikrofone nawe utugera hino ruhande rwanjye rwose tubwire amazina yawe n'impamvu waherekeje New City. murakoze. amazina yanjye nitwa Byukusenge Theophile. yego New City ni kurari yanjye ntabwo nyirimbamo ariko mfite ibyo nshinzwe mu by'umwihariko muri media. nawe ugira umuntu utumira muri iki gitaramo turaguha umwe wenyine. umwe wenyine mfite benshi baganiza nawe yatumira umwe. okay kanumire by'umwihariko buri muntu wese uzi ko azi izina rya New City Family Choir azaba ari kuri 30 azaba ari hariya kuri Bayiringi Remera. urakoze cyane Theo. murakoze. amazina nishimye Muremyi Hagayi. yego nanjye ndi umukunzi w'ikorari yitwa New City. warayihebeye muri make. narayikunze kandi nayikundiye ku mbuga kuri rwa rubuga bavuze rumwe muri zo. yego rwitwa YouTube.
niho nababoneye ndavuga korari rwose ngombe nzabihambiraho nzamenya hituruka mpaka nyigezeho bwira abandi bakunzi rero nk'abo ngabo kuzitabira iki gitaramo ndabatumiye bavandimwe iki gitaramo rwose kizari igitaramo gishyushye kimeze neza hariya muri Bayirengo ndumva ubushize twari turiyo ariko noneho bizaba ari akarusho kuko ni cya New City nyirizina. Urakoze cyane. Nura mugenzi wawe natambuke nawe tubwira amazina yawe rwose nawe ugira abantu nkawe birutumire. Nitwa Ishimwe Jacques. Yego Jacques. Nkunda New City. Kirenze no kuri icyo. Nanjye nshobora kuzarimba mu gihe kiri imbere. Tumira abantu rero abantu bo mu biziba ubatumire. Ubu rero abantu ngiye gutumira muri kiriya gitaramo. Kamere kuri Papa Mbyara. Sabana Imana Obedi rwose umusaza. Ndagutumiye. Aho uri rwose. Arahagana he? Mu Gakenke. Muwe murenge? Arya buri murenge. Minazi. Akarere Gakenke. Akarere Gakenke. Ndamutumiye rwose umusaza. Ndabiza hari bumbone. Rwose na famiye ye rwose igitaramo. Bazitabire rwose. Azakibimo. Undi muntu numiye. Numiye famiye ya Jordan. Jordan rwose aho uri tukurikira ubu munsi ntuzaburi. Urakoze cyane. Abo barabaye ubwo abantu rero bari muri Gakenke abari za Mataba abantu bari za Mataba no mu biziba abantu bari za Janja mu Bukonya bose muzitabire iki gitaramo kizabe kimeze neza n'itsengero zose bagiye bavuga zihakikije bizabimeze neza. Nagoro turi butinde hanyuma president twibutse itariki none twinjira muri za ndirimbo zisoza. Ese ubaganizi uragira ngo mbivuge nanjye nta muntu ntumiye ngaho mutumire. Ngewe rero kugira ngo mbone uwo specifying biragoye kubera mpura na benshi kandi nzi badukunda byanyabyo ariko mbere ya byose ndabanza mbwire chairman wa korari New City uvuge mu izina Hakizimana Fabien aho aherereye hose azitabire rwose ndabizi neza ko abizirikana ariko reka nongere mubwire ngo komereza aho ngaho ni umuyobozi mwiza dukunda nawe udukunda yego nanone ndongera ntumire perezida w'abakunzi ba New City yego Inyagatare aho ari rwose nawe nzi neza ko ashobora kuzazana kwasiteri yuzuye kabisa abakunzi ba Nyagatare aho ngaho nawe ndabizi neza ko ntabwo azabura ahubwo azadufasha gutumira abandi nanone ndatumira ubuyobozi bw'akarere ka Musanze aho bari hose ndabizi neza ko bakunda New City ndabyiyizi nkongera nkatumira traffic police kubera ko hari ahantu tugenda tugera twavuga ngo turaba New City rwose bati ni mwikomereze cyane ariko tudakoze amakosa nyine ahubwo baratugaye kuki mwakerewe no mu kanya hari ababikoze nyine babona ko twakerewe aho baherereye bose bakunda kurara New City ndabatumiye ndasoreza ku bantu bari rwota amasimbi mu bihugu ntashoboye kurondora ariko hari Cameroon hari Amerika hari abantu bari muri Korea nzi neza muri aka kanya ko badukurikiye rwose abo bantu ndababwiye ngo kuri iyo tariki ntibazabure nanone kandi muri East Africa ndabizi mu Burundi dufite inshuti nyinshi cyane zakadasohoka aho baherereye ntibazabure none Tanzania Kenya nzi neza ko hose ari abakunzi bacu rero ngiye kuvuga ntabwo nabarondora kwako ni benshi ariko reka mvuge ngo Ruhanga rwose mwebwe muri abambere wo kuzaba hazavyo nka kwasiteri nk'umunani itariki nizingaye president tariki ni 30 z'ukwezi kwa munani tuzahera mu gitondo kugeza nijoro isaha tutazi tuzatarama ashye Mami Simbi ngo hora undi muntu ngo wibagiye gutumira ashaka kumutumira naye namuvuge vuba vuba twiririmbire yibagiwe abantu b'ingenzi Famiye Rusakara ntibazaburi ananone Gatera Shema Maiva hari n'abandi nuko namuvugiye mu buryo bukomatanyije umuntu witwa Marte kuri Galileya
nawe ntazabure nabo ntavuze bose ntabwo ari uko mbaye ahubwo nuko yego ni isitiro kwaya usanga kuri tekinike aravuze ati nkurikije urugendo mwakoze muva mu Kinigi mukaza Kigali muzindutse mukagera ahangaha ati kubwubasha mpabwa mbakubise indirimbo 3 ni muzikubiteho zihuse ni mutongera kutubona abanya ko ni city yagiye kuruhuka usanga rero kuri tekinike nawe turagutumiye dore ko ari na hafi yawe uzitabire kugira ngo bigende neza hari n'abantu bavuga bati dukeneye kumenya wapasangwa uwo ari we ese no umusore ese no umupapa kuri uwo munsi muzitabire kugira ngo muzabashe kumubona mbabwira ko kandi gahunda tasanga sereza kumenya ko bisanzwe ibiganiro kimwe ku kindi ibyegeranyo kimwe ku kindi kandi biraza kwa imeze kuza kugera mu masaha ya nijoro church service yo nakagaruka reka twinjire mu ndirimbo 3 za New City nimutongera kutubona mumenye ko twagiye muri The Fitness Factory Gym gukora siporo kugira ngo tugire umubiri muzima kandi umeze neza. New City mu ndirimbo 3 zirangira twitahira umwanya n'uwaye. Kugira ngo tuzibanire mu murwa
ijuru nzaritaha. dutandukanijwe n'agahinda n'imibabaro turirimba indirimbo zo kunesha. Impinga yacu izaceceka, inanga zacu zizahora zivuga icyampa 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 nkaguruka nkagerayo kugeza ku munsi wa nyuma. Zagusingize Mana, imyaka y'abanyinshi ngasaza, ijwi ryanjye ryo ntirizasaza, indirimbo yanjye izahora ari yego. Ashimwe nama w'Imana wacunguje amaraso ye, yabikoze kugira ngo tuzibanire mu murwa mushya yateguye. Sinshidikanya ubuntu bwe, icyo nzi cyo nizeye yuko ijuru nzaritaha. Yabikoze kugira ngo tuzibanire mu murwa mushya yateguye. Sinshidikanya ubuntu bwe, icyo nzi cyo nizeye yuko ijuru nzaritaha. Hari ubwo nshaka guhita amataye ibyishimo bikansaba mu mutima, nkananirwa kwiyumanganya. Haguruka nkagerayo. Cyane ngatekereza urukundo rw'umukiza, urwo yakunze umunyabyaha atarabikwiye. Mbega amahirwe atangaje kuba iswe umwana w'Imana, biratangaje. Mufashe guhimbaza uwo mwami, arabikwiye. Sinari nkwiriye kubaho, ahubwo nari nkwiriye kurimbuka. Reka igitamba gitunguranye ku muntu wari witeguye kurimbuka. Natunguwe no kubona Yesu ahaguruka mu nama y'agakiza, ati ndahari ngo ncungure umunyabyaha. Umuntu waremwe n'Imana afite agaciro, umuntu niremeye by'ubwanjye sinamusiga. Nzamucungura, nzamwitangira, nibiba ngombwa no kumena amaraso n'ukuri nzayamena, ariko umuntu abeho. Yesu we uranagaza mukiza, uranagaza bikarenga umutima wanjye. Nakora iki ngo ngushimire mukiza we? Ntacyo nabona oya, gusa umutima wanjye nyuzwe n'ibyo wankoreye. Himbazwa igitambo kiruta ibindi, igitambo kiruta inuma, igitambo kiruta intama, uwo ni Yesu. Uwo yatanze byose ubwanjye nawe, ntitwari kubona intama n'inuma za buri munsi. Oya ntitwari gushobora kwiruka inyuma yabyo. Yesu we waturuhuye byose. Ariko ikibabaje kuri twebwe abanyabyaha,
nitwumva agaciro k'igitambo cya Yesu birababaje bisubireho haleluya natunguwe no kubona Yesu ahaguruka mu nama y'agakiza ati ndahari ngo ncungure umunyabyaha umuntu waremwe n'Imana afite agaciro umuntu niremeye cy'ubwanjye sinamusiga nzamucungura nzamwitangira nibiba ngombwa no kumena amaraso n'ukuri nzayamena ariko umunabeho Yesu we uranangaza mukiza uranangaza bikarenga umutima wanjye nakora iki ngo ngushimire mukiza we ntacyo nabona oya gusa umutima wanjye nyuzwe n'ibyo wankoreye ntibazwa nukugukorera nkakugarurira abazimiye nkabagarura mu nzira nkoreshejwe n'imbaraga ya Mwuka Wera nzabishobora twese hamwe tugira icyo cyifuzo nta kindi twakwitura umwami keretse kumugarurira abazimiye mu busho bwe bakamugarukira tukazishimana mu bwami bwo mu ijuru natunguwe no kubona Yesu ahaguruka mu nama y'agakiza ati ndahari ngo ncungure umunyabyaha umuntu waremwe n'Imana afite agaciro umuntu niremeye cy'ubwanjye sinamusiga nzamucungura nzamwitangira nibiba ngombwa no kumena amaraso n'ukuri nzayamena ariko umunabeho Yesu we mukiza uranangaza bikarenga umutima wanjye nakora iki ngo ngushimire mukiza we ntacyo nabona oya gusa umutima wanjye nyuzwe n'ibyo wankoreye himbazwa natunguwe no kubona Yesu ahaguruka mu nama y'agakiza ati ndahari ngo ncungure umunyabyaha waremwe n'Imana afite agaciro umuntu niremeye cy'ubwanjye sinamusiga nzamucungura nzamwitangira nibiba ngombwa no kumena amaraso n'ukuri nzayamena ariko umunabeho Yesu we uranangaza mukiza uranangaza bikarenga umutima wanjye ngo ngushimire mukiza we ntacyo nabona oya gusa umutima